Amahoro nshuti bakunze b'ikiganiro cyacu, abo dusangiye kwizera ubuntu n'imbabazi bibonerwa muri Kristo Yesu bibane namwe. Tubahaye ikaze nanone ku murongo wacu wa YouTube channel, tunabashishikariza rwose kurushaho kudushyigikira mukora like ndetse munakanda kuri subscribe. Uyu munsi nabwo tugira ubuntu bwo kubana namwe mu isengesho ryacu nk'uko mumaze kubimenyera, ariko mbere yo gusenga n'ubundi duhera ku ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari ryo ritumurikira, ijambo ry'Imana ni ryo ridukuza mu mwuka, ijambo ry'Imana ni ryo rituyobora, kandi ijambo ry'Imana ni ryo ritumurikira intambwe z'ibirenge byacu. Turasoma rero Mariko igice cya mbere, turahera ku murongo waho wa 35. Umutwe wawe w'ijambo uravuga ngo akiza umubembe. Ngo nuko mu museke arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Simoni n'abandi bari kumwe nawe baramukurikira. Bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza ati, ahubwo tujye ahandi mu yindi midugudu iri bigufi, nigisheyo naho kuko aricyo cyanzanye. Ajya mu masinagogi y'ab'i Galilaya yose, abwiriza kandi yirukana abadayimoni. Umubembe aza aho ari aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati, washaka wabasha kunkiza. Aramubabarira, arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka akira. Uwo mwanya ibibembe bimuvamo arakira. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uyu munsi nanone tugira ubuntu bwo kuvuga ku mbabazi z'Imana cyangwa se ku bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu ntabwo yaje gukiza abantu ibyaha byonyine, ahubwo yaje no kudukiza ibiduhata cyangwa se ibidutwaje igitugu birimo n'uburwayi. Uyu muntu yari ababaye kubera ko kera iyo wabaga urwaye ibibembe wabaga uhawe akato. Ntabwo wemererwaga kuba mu bantu kugira ngo nabo utabanduza. Bigendanye n'uko imidugudu ya kera yabaga yubatse, imidugudu yabaga hose izitiye nk'uko nguko umuntu yubaka inzu akayizitira n'amatafari cyangwa se n'ibindi azitiza. Ariko nyine iyo umuntu yabaga afite ibibembe, we yahitaga ajyanwa inyuma y'umudugudu. Ni ukuvuga ngo yabagaho ubuzima bwa wenyine, akabaho adafite uwo yatuma. Niba ari umuntu ukuze uri mu myaka ikuze, ubwo murabyumva imvune yagiraga atabasha kubona n'umuhereza amazi. Uyu nawe rero yarababaye, kuko n'umwe mu bari bafite icyo kibazo cyo kurwara ibibembe. Ariko ahuye na Yesu Kristo, yari yarumvise amakuru ye, yumva ko Yesu ashoboye byose. Yari yarumvise ko Yesu yakirije abantu indwara zitari zimwe. Yari yarumvise yuko Yesu yabyemeye gusa byose bikunda. Arangije aramubwira ati, wabishaka wabasha kunkiza. Yesu nawe aramubwira ati, ndabishaka kira. Ntabwo byasabye kujya cyane mu minsi myinshi yo kwiyiriza ubusa. Ntabwo byasabye kuzamuka imisozi. Uwakize we gusa yasabwe kwizera. Kwizera kwe kwabashije gutuma uburwayi bwe bushira. Uyu munsi ndashaka nkubwire nawe aho uri, ushobora kuba ufite uburwayi bugukomereye, ushobora kuba ufite uburwayi umaranye igihe, ndetse yewe rimwe na rimwe abaganga barakubwiye ko bo batabushobora. Bakakubwira bati, genda utegereze umunsi wawe nugera uzapfa, kuko twe ntidukize icyo dushoboye. Ariko niba ari uko bimeze, hari undi muntu umwe wenyine ubishoboye. Uwo ni Yesu Kristo.
Yesu Kristo akeneye gusa ko umufungurira umutima ukizera yuko abishoboye, hanyuma ukamubwira uti Yesu nkiza, ubu burwayi ushoboye kubukiza. Ibyo byonyine, iryo jambo ryonyine rivuye mu mutima wizeye ribasha rwose gutuma uburwayi bugenda, kabone n'iyo bwaba buremereye mu buryo bw'abantu, kabone n'iyo yaba ari ya ndwara abantu bavuga ngo ntigira umuti, ntigira n'urukingo. Iyo ngiyo yo Yesu afite umuti wayo, afite n'urukingo. Ni ijambo gusa avuga ngo ndabyemeye, ariko iryo jambo aribwira umuntu wamubwiye ko akeneye kuryumva. Umutima wawe ufunguye, wihange amaso ubunini bw'indwara, wihange amaso umubabaro indwara iguteye, witekereza cyane ku rupfu bishingiye ku makuru wahawe cyangwa se bishingiye ku buryo ubona indwara irimo ikurembye, ahubwo shingira kuri Yesu Kristo udapfa, uwo nguwo wavuye mu ikuzimu akazuka, yatsinze urupfu. Bibiliya iratubwira ngo imibyimba ye ntiyadukirije. Mu mibyimba ya Yesu Kristo, iriya yose yagize igihe akubitwa ndetse akabambwa ku musaraba bikamuviramo no gupfa, kwari ukugira ngo njyewe nawe tubeho tutarwara. Wikwemerera uburwayi kuba mu mubiri wawe uko bwaba bumeze kose. Mu buryo bw'abantu bo biringira ko hari indwara zidakira, ariko ndashaka nkwibutse ko uwo mubiri n'ubundi ni Yesu wawuremye, n'ubundi ni we navuga wawinstaye. Aza ahantu hose yakora indwara igasohoka, kandi nta kindi akoresha, ni ijambo ryonyine. Ntabwo bimusaba ko muhura imbonankubone ngo agire aho akandakanda nk'abaganga, ntabwo bimusaba kuguhereza ibinini ngo akubwire ngo uzanywa kilo 3 kugira ngo uzabe umaze gukira. Ni ijambo ryonyine akoresha. Iryo jambo ryiza akoresha aribwira uryizeye, aribwira urishaka. Nawe ni aho uryamye nonaha, ndagira ngo ngusabe wizere, wizere ko Yesu abashije, wizere ko Yesu ari we ubishoboye, wizere ko ari we ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Ntabwo indwara ifite imbaraga nk'iza Yesu Kristo. Ni Yesu wenyine wabashije gutsinda urupfu. Ni Yesu wenyine wagiye ikuzimu amarayo 3, ariko kandi arazamuka. Ubu uyu munsi ni muzima. Kuba ari muzima rero, muri we nawe ufite ubuzima. Kuba ariho atarwaye, muri we nawe nturwaye. Nyemerera ufungure umutima wawe, hanyuma dusengane rino sengesho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimira urukundo rwawe rw'indengakamere. Wankunze urukundo runkiza urupfu rw'iteka, ariko si aho gusa wagarukiye. Ijambo ryawe rimbwira ryeruye neza ko imibyimba ya Yesu Kristo ariyo ankirisha. None uhereye nonaha, ubwiza bwe nibumurikira umubiri wanjye wose. Uburwayi bwose busohoke mu mubiri wanjye, kuko rwose butemerewe kubamo. Uburwayi bwaje bukaza muri njye ni ibinyoma bya Satani. Uyu munsi ntibwemerewe kubamo, kuko menye ukuri ko muri Kristo Yesu nakize n'indwara zanjye. Ntago nkiri uwo kubabazwa n'uburwayi. Uhereye nonaha nakiriye imbaraga zituma mbyuka ku gisasiro aho nari ndyamye. Uhereye nonaha nakiriye imbaraga zituma mbasha kubaho ntarwaye. Nta ndwara n'imwe yemerewe kuba mu mubiri wanjye, nta bibembe na bimwe byemerewe kuba mu mubiri wanjye. Uhereye ku ndwara yoroheje ukagera ku ikomeye nk'uko abantu bazikurikiranya.
reka mvuge ngo uhereye kuri giripe ukageza kuri kanseri n'izindi zizaza hirya y'uyu munsi, izo zose ntabwo zemerewe kuba muri njye kuko nazikijijwe n'aya maraso ya Yesu Kristo. Ndagushimiye mwami ko aka kanya ndi muzima, icyubahiro n'ikibi cyawe. Amina. Bene data bakundwa, nshuti z'Imana, ijambo ry'Imana ni ubuzima kandi ijambo ry'Imana riri mu buzima. Uyu munsi uhawe ubuzima bushya butarwaye. Niba wari urwaye rwose ufite kwiringira guke, haguruka aho uryamye. Birashoboka ko utabashaga kubyuka, ariko niba uri mu nyumva haguruka, birakunda. Niba wari umaze iminsi myinshi ubabara, umubabaro waterwaga n'umubiri urahagaze. Nonaha ntukemere kukurya mu mubiri wawe. Ndawuhagaritse kandi nkuhagaritse by'iteka kuzageza ku iherezo ry'ibihe. Haguruka, tangira ukore ibyo utakoraga kubera uburwayi. Ese ntiwabashaga kugenda? Tera intambwe biremera. Ese ntiwabashaga kuvuga? Vuga noneho birakunda. Ese ntabwo wabashaga kurya kubera uburwayi? Ibyo waryaga ukabigarura, babwira babiguhe, urabirya ntabwo bigarura. Kuko ubuzima buje muri wowe buturutse muri Yesu Kristo. Ubuzima butababara buri muri Yesu Kristo, kandi ndakwibutsa ko Yesu Kristo ari muri wowe. Ubwo adapfa rero nawe ntugipfuye, kandi ubwo atarwara nawe ntukirwaye. Hamya gukora kwe. Tangira wature kuri muzima. Tangira uhamye ko nta ndwara n'imwe yemerewe kuba muri wowe.